Reka mbanze mfate uyu mwanya mbashimira mwebwe abadukurikira cyangwa se mwebwe abakunze gukurikirana ibiganiro byacu. Ubushize twakoze ikiganiro hejuru kubabarira, kandi byo koko twagiye tubona ama message atandukanye aho tuza gusubiza bimwe mu bibazo byagiye bibazwa ahangaha, cyangwa se mu bibazo uyu muntu cyangwa se uyu mwanditsi yatwandikiye. Uyu muntu yaratwandikiye aratubaza ati se koko kubabarira ni intege nke? Kubabarira niki? Muri definition dufite hano iravuga ngo kubabarira niyo ntwaro yonyine isaba umuntu gukuraho inzika ndetse no gukuraho agahinda mu mutima. Kubabarira si intege nke. Oya, abantu benshi barashobora kuvuga ko kubabarira ari intege nke. Mu gihe umuntu yashatse gukiza umutima we, cyangwa se mu gihe umuntu yashatse korosha ubuzima bwe, kubabarira niyo solution yonyine cyangwa se nicyo gisubizo cyonyine gishobora kuguha ubuzima nyabwo, cyangwa se gishobora kuguha imbaraga mu byo ukora n'izo uteganya. Nicyo gituma kubabarira ari intwaro igoye cyane. Abantu benshi birabagora mu buzima, aho usanga ari byo bitwaza, biba nk'urwitwazo kuri bo, bibagora, bagahora bivovota mu buzima kuko batamenye impamvu yo kubabarira. Kubabarira ntabwo ari urugendo rw'umunsi umwe, ahubwo kubabarira ni ubuzima bwose, ni ubuzima bukomeza. Kuko akenshi turababara, akenshi duhura n'ibintu byinshi biduca intege, akenshi duhura n'ibintu byinshi bitubabaza. Nicyo gituma kubabarira atari ikintu ukora ku munsi umwe, ahubwo ni ikintu gihoraho kandi ni ikintu udashobora gupfa kureka. Kubabarira nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ntabwo ari ukwibagirwa ibyo wakoreye, ntabwo ari ukwibagirwa inabi wagiriwe, ahubwo kubabarira ni ukugira ngo umutima wawe uhore ubohotse, cyangwa se uhorane ituze ndetse n'amahoro. Nicyo gituma kubabarira ari ibintu bigoye, nicyo gituma bigora abantu benshi, nicyo gituma usanga biruhishe. Ini mpamvu kubabarira ntabwo ari ukwemera kuko ikibi cyakozwe ari cyiza, ahubwo ni ukugikura mu mutima no mu bitekerezo kugira ngo utazakomeza kugitekereza kikagusubiza n'inyuma, cyangwa se kikagusubiza aho kagombye kuba. Zimwe mu mpamvu zituma kubabarira bigora abantu nuko kubabarira bahora bibuka, ariko umuntu washoboye kubabarira ahorana ituze kandi ahora umutima we urimo amahoro n'ibyishimo. Dore ibintu bitatu bishobora kugufasha kugira ngo umutima wawe utuze mu gihe wifuza kubabarira. Ijambo rya mbere, kuko twabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, ni ukwemera ko wababajwe, ni ukwemera ko wababaye kubyo wakorewe byose. Ikindi kigira kabiri ni ukwiyemeza kuko ibyo wakorewe byose byashitse, byaje ari nk'isomo kugira ngo bishobore kugutegura no kwigisha kumenya kwirinda ibindi byose bikurikiraho, cyangwa se ibindi byose bishobora kwitokeza cyangwa se bishobora kukubaho. Ikigira gatatu ni ukwiyitaho wowe ubwawe, kwitaho no kwita ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kwikingira no kwirinda ibindi byose bishobora kugutera. Aho abantu benshi batazashobora gusobanukirwa, ntabwo bivuze kwihanganira ihohoterwa cyangwa se guhohoterwa cyangwa se gufatwa nabi. Kubabarira ni ukwirinda umubano wose ushobora kuwangamira ubuzima bwawe, cyangwa se ushobora gushira ubuzima bwawe mu kibazo mu gihe cyose, haba ari mu ntekerezo cyangwa se mu bikorwa bisanzwe. Muri make, kubabarira si impano ushobora guha uwakubabaje, ahubwo ni impano uha ubuzima bwawe. Kandi iyo mpano ituma ubuzima bwawe buhorana ituze, ituma ubuzima bwawe buhorana umunezero. Akenshi bigora abantu kugira ngo bo bagusabe imbabazi. Buri muntu wese aba yumva kuko akeneye gusabwa imbabazi, ariko hari igihe bigeraho mu buzima nawe ubwawe bikagusaba kugira ngo ushobore gutanga imbabazi. Si uwakugiriye nabi ushobora kugusaba imbabazi, nawe ubwawe urashobora gutanga imbabazi mbere yuko bazigusaba. Bigora abantu benshi mu gihe bumva ko bo ari bo bakagombye gusabwa imbabazi kuruta gutanga imbabazi. Mu buzima bwa none bisaba ngo umuntu wese atange imbabazi, ari uwakosherejwe cyangwa se uwakosheje. Buri muntu wese agomba kumva ko imbabazi zikenewe kugira ngo imibanire irushirizeho kuba myiza ndetse no kuba inonosoye. Ese urashobora kuba ufite umuntu wakugiriye nabi wumva ko udashobora kubabarira cyangwa se guha imbabazi? Uyu mwanya ni wawe kugira ngo ushobore gutanga imbabazi cyangwa se ushobore kubohora umutima wawe. Umunyabwenge yaravuze ngo iyo umuntu atarababarira umutima we uhora uremereye. Buriya akenshi uwagiriwe nabi n'uwagize nabi, akenshi birangira uwagiriwe nabi
ari we uvunika cyane, kuko ahora atekereza inabi yagiriwe kurusha ineza yagiriwe. Umuntu urashobora kumugirira neza akibagirwa, ariko wagiriye nabi ntazayibagirwa. Rero nico gituma bisaba kubabarira ndetse no gukiranuka muri ubu buzima turimo, kugira ngo turushizeho kubana amahoro n'umutekano. Waba hari ibindi bitekerezo ufite cyangwa se ushobora kutwunganira, twandikire muri comment. Kandi bwaba ari ubwa mbere, urashobora gukora subscribe ndetse no gutanga comment mu bitekerezo, kugira ngo dushobore kungurana ndetse no kunganirana mu bitekerezo. Murakoze. IMURENGE TV. Kurikirana IMURENGE TV.